korari yabahaye cya 10 yatanze amaturo mbega kumva icyizere bafitiye ari buze kubonera ubuhungiro cyane ko muri 59 barokokeye mu nsengero ahubwo basanga ya leta yacengeje amatwara ya jenoside byageze no mu bihaye Imana n'abitwa abapasiteri n'abandi bantu runaka bafite wa murimo wo guhagarara ku ruhimbi wo kuduhuza n'Imana wo kuduha amasakaramentu wo kuduhesha umugisha wo kutubwira ya magambo meza kumba usanga abantu barahindutse urumva ntabwo ari ibintu byateguwe na ya ndege urumva ibyo bintu bajya bavuga impanuka ahubwo ni ibintu byateguwe kera kugera ubwo bicengera no mu muntu wize ijambo ry'Imana akamenya Bibiliya no kubasha kurinda abantu bantu baca imbere bakamukora mu mashyi bamuhaye amaturo bakoze ibintu byose bagize gute bafitiye icyizere ubwo tukiburiye kuri leta n'ubundi yadushyizemo mu marangamuntu reka dusanga wundi tubwira ngo turi bamwe bagiye basanga nabo abantu barahindutse ubwo atari bose kuko tuzi ko ari abapasiteri ntabwo ari bose ni bamwe bemeye ariko tuzi neza ko ari n'isengero abantu bapfiriyemo ahandi we ko hari umunyapolitiki nyine bavuze ngo twaturutse ngo baturutse muri Bisiniya muri Ethiopia urimo urabyumva urumva urya muntu wakoze ijya mbwirwa ruhame yari afite ikintu arimo avuga kuvuga ngo umwe bavuye ahanga abandi bavuye ahanga abandi ngo bazabasubiza mu mazi banyuze murumva bari ngo batangira gutegura bya bintu uyu murongo wawushinya ngo mu bwoko bw'abantu barebare ngo barembekereye ahandi bavuga ngo bahoto y'izuru bintu basobonaga byinshi noneho bazana no mirongo aragikira ati kubana n'icyo gikomere byo birarenze kuko nibuka ko hari n'abantu bashobora kuba nyuma ya jenoside abantu batarongeye gusubira bamwe mu rusengero barabireka abandi barabyihorera abandi bagira gute bivuze ngo nubwo harimo abishe nubwo harimo abatunga agatoki nubwo harimo bagiye kuri bariyeri ariko harimo n'inyangamugayo zahagaze ku ijambo ryigishaga urimo urabyumva rero igikomere watewe n'uwo wizeraga bakakurinze iyo kikuriho uwo mwanya wa none bisa nkamwe byo muri leta amatorero yagombye kugira uruhare mu guhuza abantu no gutanga amakuru hari ikintu cyo kinangora mu mutima kubaza umuntu amakuru wari wihishe kandi afitwe n'uwari umurebera iyicwa ry'abantu ndabasuhuje bantu b'Imana mwese mukurikiye ubumwe bw'abera ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane ntabwo muhema kutwereka ko mudukunda natwe turabakunda kandi mukunda ibyo dukora natwe tubikora kubera mwebwe turacyari mu cyumweru cyahariwe kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 imyaka rero 30 irashize u Rwanda ruvuye mu icuraburindi ya jenoside yakorewe abatutsi wari umwana yabaye mukuru hari byinshi byakoretse twarashibutse ntabwo twaheranwa n'amateka kandi turacyakomeza kwibuka twiyubaka rero turacyari n'ubundi muri cya cyumweru twavugagaho byarahuriranye twavugaga kwibwa inyenyeri amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka turacyari kubifatanya n'ubundi bifitanye isano bifitanye ahantu bihurira n'iki gihe abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 bifitanye isano cyane mushumba ndanakwakiriye kuko urumva abantu bishwe muri jenoside bajimije inyenyeri n'imiryango yabo amahirwe amateka bari kuzagira akamaro bari kuzaba n'abaganga abadokiteri abakomeye ingabo z'igihugu imiryango ikakomera ikabaho bajimije ubuzima bwabo si igitangazo ko twagombye kubihuza n'iki nuko umunsi agomba kongera kubyuka abantu bakarabagirana baheranwe n'amateka neza urakoze cyane yego mu kiganiro cy'ubushize twarebye uburyo wakira igikomere watewe n'abaguteye igikomere ari nabo bagakwiriye kukurinda dusezeranya abantu ko tuzaza tukavuga ku bantu bari bitiriwe izina ry'Imana bitiriwe umurimo wayo abantu babahungiyeho bizeye ko bazabona amakiriro bahungira mu nzu y'Imana bazi ko ari ahantu hera
nta kizababaho. Icyo gikomere batewe n'abakozi b'Imana ubu bwo bihagaze bite, bifatwa gute? Mushumba, mbere yuko dukomeza ni birebire ariko ndagira ngo dusenge Imana idufashe idushoboze kugira ngo twumvishe abantu ubushake bw'Imana muri ibi biganiro. Urakoze data wa twese, mwami w'amahoro, Imana y'imbaraga kandi Imana ikomeye, Imana ishobora byose. Turagushimiye kuko uri umukiza kandi uri umurengezi, uri umunyembaraga. Tujya tunezezwa n'imbaraga n'ibitangaza n'ukuntu tugirira neza muri byose, ukatubera Imana, tukakubera abana, ukadushyigikira, ukatwubaka, ukaturinda, ukadusana, ukadutabara. Nyemerera njye n'umukozi wawe mwami kino kiganiro bane natwe databuja muri iyi minsi itoroshye turi mu cyunamo twibuka abacu baje jenoside. Mwami Imana ushobora kudufasha muri byose, Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen, amen. Mushumba, mu mateka nari mutoya ariko ndabyumva ya jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu bijanditse mu kwica abantu babaziza uko bavutse, kandi abo bantu bari bambaye uruhu rwo gukorera Imana, bitiriwe izina ry'Imana mu nsengero, ahantu heraga hafatwaga nk'ahera. Abantu babagirira icyizere bumva ko bagiye kubona ubuzima, bavuga bati hariya ni kwa padiri, hariya ni kwa pasiteri, hariya ni ku muvugabutumwa. Aba ari bo bagira uruhare mu kubica. Icyo gikomere batewe n'abakozi b'Imana kuri uyu munsi urabivugaho iki? Nari ndimo nkubwira ngo hirya ya leta burya usanga amadini afite uruhare mu kuzamura no kwigisha abantu no kurinda no gufasha kurera abantu muri ubwo buryo. Ni abafatanyabikorwa ba leta n'Imana. Muri make abantu bizeraga cyane abapadiri, abapasiteri, na n'uyu munsi ariko niko bimeze. Bakumva ko umuhungiyeho ntacyo yaba, cyane ko inshingano y'abihaye Imana, y'abakorera Imana, ni ukurengera ikiremwa umuntu Imana yaremye. Noneho urumva leta iramukomerekeje, y'abateguye jenoside. Noneho bahungiye kuri wa wundi bari bazi ko ari uw'Imana, bemera gupfana nawe. Ahageze ahubwo ati nimuze murebe ngo yaho yihishe, za nyenzi zahageze. Abatutsi bahageze, wa wundi wamuhaye ibwaburo, wa wundi wamuhaye isakaramentu, wa wundi wasengeye umwana we, wa wamubatije, wa wundi wamukomeje, wa wundi wamuhaye amasakaramentu, wa wundi wamushyize mu rusengero, wa muntu w'umupasiteri wamwigishije, bamuhungiyeho. Arangije aho kugira ngo apfane n'intama ze, ahubwo ati nimuze murebe, ahubwo namwe bakagira uruhare mu gushishikaza. Icyo ni ikindi gikomere cya kabiri. Urimo urahumva aho hantu. Yaramubatije, yaramukomeje, yamuhaye isakaramentu. Ubwo ni mu madini ya nyabyemera, mu madini y'abaporo naho bamufunguro ryera, bamukoreye byose. Korari yabahaye icyacumi, yatanze amaturo. Mbega kumva icyizere bafitiye ari buze kubonera ubuhungiro, cyane ko mu 59 barokokeye mu nsengero. Ahubwo basanga ya leta yacengeje amatwara ya jenoside, byageze no mu bihaye Imana n'abitwa abapasiteri n'abandi bantu runaka bafite wa murimo wo guhagarara ku ruhimbi, wo kuduhuza n'Imana, wo kuduha amasakaramentu, wo kuduhesha umugisha, wo kutubwira ya magambo meza. Kumva usanga abantu barahindutse. Urumva ntabwo ari ibintu byateguwe na ya ndege. Urumva ibyo bintu bajya bavuga impanuka, ahubwo ni ibintu byateguwe kera, kugera ubwo bicengera no mu muntu wize ijambo ry'Imana, akamenya Bibiliya no kubasha kurinda abantu. Ba bantu baca imbere bakamukorera mu mashyi, bamuhaye amaturo, bakoze ibintu byose, bagize gute, bafitiye icyizere. Ubwo tukiburiye kuri leta n'ubundi yadushyizemo mu marangamuntu, reka dusanga undi utubwira ngo turi bamwe. Bagiye basanga nabo abantu barahindutse, nubwo atari bose, kuko tuzi ko hari abapasiteri ntabwo ari bose, ni bamwe bemeye, ariko tuzi neza ko hari n'isengero abantu bapfiriyemo. Ibyo byose urumva gutinyuka kurukira kimeze nk'icyo ngicyo. Aho rero nabwo byabaye ikindi gikomere kiremereye. Leta iramwishe, imuteje abantu, ahungiye ku bantu b'Imana. Ba bantu b'Imana nabo bavuga ati reka da, ahubwo nimuze mugire gute,
dore uko byagenze. Ubwo urumva hagati aho wa mwana wa muntu warokotse azi neza ibyamubayeho, cya gikomere kigiye kwiyongera ku buzima bwe kandi usange kimuguye nabi. Naho nendaga kuvuga, urumva ko hari igikomere cya mbere yatewe na leta, hamwe batishije umwana, hamwe yasingejeje umwana, hamwe bamukoreye byose, hahandi yashyingiriwe, abantu bitwa ba pare na ba marene n'abandi uko. Ariko bivuze ngo turimo turivugira ibikomere muri rusange, ko tuzi neza ko hari n'abandi babashije guhisha abatutsi bakanabarokora bakemera, hari n'abemeye gupfana nabo barumvikana ko biratubwira ngo mubabane n'ababaye, mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Urumva cyari igikomere gikomeye rero. Mushumba, harimo bamwe bagiraga ibyo bigisha bashishikariza bamwe mu bayoboke babo kugira ngo babe bakwijandika muri ayo mahano. Nari nkubwiye nti bamwe muri abo bakozi b'Imana tujya tubona ko nyine abakozi b'Imana cyangwa se abanyamadini, amadini muri rusange ni abafashamyumvire ba gahunda nziza za leta, kuko bafite abantu babayoboka cyangwa babumva. Ubwo rero iyo leta yazanye sisiteme runaka kwikangurira abantu bawe, nta kibazo kiba kirimo mu gihe ibintu ari byiza. Ni uruhe ruhare rwabo mu gushishikariza abantu mu kwijandika muri jenoside bitwaje ijambo ry'Imana? Ndashaka guha urugero rumwe mbere y'uko mvuga uruhare. Yego. Niba ukunda kujya mu nsengero, itangazo padiri atanze cyangwa pasiteri atanze, n'iryo gitifu atanze, iryitabirwa n'iri rya pasiteri cyane. Ni ukuvuga ngo uburyo ki babasha kumobiriza, tubasha kumobiriza bakatwitabira, bitandukanye no ku muyobozi ufite n'uburenganzira no kuba yahana umuntu no kuba yagira gute. Ntibigutungure ko bashobora gutangaza umuganda w'itorero, abakristo bose bakajyayo, umuganda wa leta akaba aryamye mu rugo. Ndashaka ngo wumve imbaraga n'ingufu z'idini n'amatorero mu gihugu. Yego. Ushobora kugira gutyo ukabuzuza stade bakuzura no hejuru, ariko watumiza ntibashobora kujya, bigasaba gushyiraho izindi mbaraga. Bivuze ngo iyo amadini, abayobozi b'amadini bashyira hamwe, bakavuga bati ibintu ntabwo twe tubishyigikiye, bakabitangaza ku mugaragaro, bagahaguruka bakavuga ibi bintu, kuko bigaragara ko hari n'abaturage batinze kwinjira kwica no gukora ibyo mahano. Bisaba ko barindira kureba abayobozi b'amadini icyo baza gukora, kuko buriya mu matorero habamo imbaraga zidasanzwe. Umuntu ashobora gutanga imisoro akayitanga bimugoye kandi acuruza, ariko icya 10 ntawe umubwiriza, aribwiriza akakizana. Wari mubyumva, ariko buriya kandi byose bifite akamaro. Icyaka bishobora kora ugasanga kubaka umuhanda ujya muri quartier byabagora, ariko ujya mu rusengero bucya bawubatse. Bivuze ngo imbaraga zikorera mu itorero mu kumvisha abantu igikorwa. Rero bigaragara ko ntabwo yari kugira ubukana bungana kuriya iyo amadini ahaguruka n'abayobozi bati ibi bikorwa ntitubyemera. Burya hari gupfa bamwe cyangwa bikaruze, ariko bigaragara ko bahakanye. No hekana ku giti kiwe, undi ku giti kiwe, abantu baraceceka, abayobozi b'amadini baraceceka. Noneho babatutsi bari guhigwa bongera gukomeretswa igikomere kindi cya kabiri gitewe nabo bari bahungiyeho, bari basikora icyo bamarira. Yego. Ngaho gahinda. Bivuze rero ngo hasabye ko higishwa. Ntabwo ushaka kwinjira mu magambo cyane, kuko urumva nubwo ntari mpari, mvuze ngo nari mpari, ntabwo nari mpari, ariko icyo nzi cyo nyuma jenoside irangiye, igihugu kibohowe, twaraganiriye n'abantu. Burya n'abapasiteri benshi baba bafite amakuru. Buriya ushobora gusanga n'amakuru leta idafite, abapasiteri benshi baba bayafite. Yego, birumvikana, kuko nimba barabaganiriza bakababwira ibintu byose, hari abanabizi. Tekereza ko mu gihe cya gacaca niba ko gena yo baragana ku Gikongoro, bakamwira ngo urumva, ukabona ko bashaka ngo tutabivuga. Ati rwose turaguhishira kubera iki? Ikintu uragikoze, genda wirege, wisobanure, ubohoke mu mutima, nawe wumve kubohotse. Urumva rero icyo gihe ndagira ngo ntihagire umunyamadini
ibyo mvuga ni ngiye nka Mbabazi Jean Baptiste kandi ngira ngo turimo turabyemera ngo imbaraga z'amatorero n'amadini mu gihugu hariho hose. Reka tuguhe urugero mu gihugu kimwe. Kuki hari umuntu wa mukadini yavuze ijambo ntihagire umukoraho n'umuzi namuhagaritse. Ati ibyo bintu ntabwo ajya mu mukora iyo jenoside mukora ntabwo ari ibyo urumva. Uvuga ngo amatorero yahagurutse n'amadini akavuga abayobozi bakemeza ibintu. Kuko uyu munsi uzarebe porogaramu ya leta yose itarimo yihuta. Iy'amadini yinjiye n'igira gute. So rero kugira ngo bumvishe abakristo gukora ibi bintu ni amagambo naganijwe n'abantu bamwe twagiye tuganira nk'abase kuki wagiye muri ibi bintu wari umukristo, kuki wagiye muri umukristo, kuki ibintu byakubayeho no kubera iki. Akambwira ati hari amagambo badusomeraga ari muri Yesaya 18 bitwazaga n'ijambo ry'Imana cyane bageze aho bagateka tubwira ijambo buriya bwoko Imana yarabutanze. Nibyo bya bindi twahoze tuganira kugira ngo jenoside ishoboke ubanza gutesha agaciro umuntu kugira ngo nujya kuyikora yumve ko atari kwica umuntu ahubwo ari kwikiza ikintu cyari kimubangamiye, ari kwikiza inzoka, ari kwikiza igikoko, akumva ni ibintu byoroshye kuza yakwica. Yewe umuntu twaraganira mubaza ni nk'abantu batari munsi ya nka 15 tugana kuki ibintu mwabigiyemo ateka twari twarabyanze atari kwatubwira yuko ni ubwoko bw'Abatutsi Imana yarabutanze. Bazana ijambo rigaragara muri Yesaya. Ntabwo ndabona umwanya wo kugenda usoma ariko nakubwira ko havuze amadini bihangane iyo bavuze bararakara ariko nanjye bamenye ko ndi umuntu umwe mu magidini barakumva nanjye ndi pasiteri mu itorero. Ariko reba muri Yesaya 18 njye n'umuntu wabimbwiye ko sinari mpari nabyumvaga babivuga ngo haravuga ngo cyatuma intumwa zinyura mu nyanja zigenda nimugende mwantu mwamwe zigende ku bitare by'inkorogoto kiti nimugende mwantu mwamwe zimpaya amaguru musanga ishyanga ry'abantu barebare b'imibiri irembekereye ryahoze ritera ubwoba na bugingo n'ubu ishyanga risenya rigasiribanga igihugu cyabo rikagabanywa n'imigezi. Kandi we ko hari umunyapolitiki yenda ngavuze ngo baturutse muri Bisiniya muri Ethiopia. Urimo urabyumva? Urumva urya muntu wakoze ijya mbwirwa ruhame yari afite ikintu arimo avuga. Kuvuga ngo umwe bavuye ahanga abandi bavuye ahanga abandi ngo bazabasubiza mu mazi banyuze murumva bari batangira gutegura bya bintu. Uyu murongo wawushinya ngo ubwoko bw'abantu barebare ngo barembekereye ahandi bangu bahoto y'izuru. Ibintu basobonaga byinshi noneho bazana no mirongo. Ngo yemwe nk'abaturage be mwese mwemwe baturisi ngo ibendera nirishingwa ku musozi miremire mujye mureba kandi ikondera nirivuga mujye mwumva. Urumva ikintu bashingiyeho ati mwe nimubona ko bano bantu batanzwe ngira ngo hari n'inge muntu uvuze ibintu bya mbere ariko ngira ngo mbyumve neza. Urumva habayo ati wa mugana abantu bagize gute none umwe baririmbanaga dirija wiwe wamufashije wamubyaye muri batisimu mwo basenganaga batangira kwicana gataho ngaho kubera iki hari makuru bahawe hari meeting bagiyemo zo kubashishikariza ngo nuko isaro ritaragera ururabo ruhunguka inzayibu n'intenge n'amashami magufi azatemeshwa impabuzo n'amashami agabye azayatemesha ayakureho bazasigara ari ibirundo basigiwe inkongoro zo ku misozi miremire n'inyamaswa zo ku misozi y'inkongoro zizabarya muki n'inyamaswa zo mu isi zose zizabarya mu itumba. Jenoside yabaye ryari? Yahagaritswe ryari? Si itumba niki? Ati nimubona n'ubwoko bwarekuwe noneho babantu kuko bivuzwe n'ababandi bizeraga bafite ikintu ngo zaho zari ishyanga ritera ubwoba kandi koko niko babyitaga. Ati niki baramaze nimutabica bazazaba batwara ibintu byose. Ari abakozi b'Imana bizeraga. Urumva aho hantu kibaye cyagikomere babandi bari babyanze bari barabahishe bari bashyize hamwe barabegereje ariko hatangira kuba zampugura bashingiye kuri iri jambo ngira ngo ntabwo ari benshi barivuga hari konda ariko ubwiye byumve neza ngo baturutse Ethiopia ngo ishyanga ritera ubwoba. Ibi ngibi harimo abantu batajya bashaka kubivuga kandi nyamara kugira ngo ibintu bijye ku mucyo bijye hagaragara nuko tubivugaho tukemera amadini akemera uruhare rwayo muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse
abantu bakaganira kugira ngo bakire ibikomere, ahubwo ntibashaka kunabivuga. usanga ari ukubera iki? Buriya niba hari ahantu ushobora kugenda ugasangamo ababivuga ukundi gutandukanye n'amadini amwe n'amwe, tuvuge ngo ntabwo ari bose, kuko hari abapasiteri, hari abashumba, hari abapadiri, hari ababikira rwose pe bishwe muri jenoside kandi batarahigwaga bazira ko bahisha abantu. icyo tucyemeranyweho. Hari n'abandi bantu benshi bapfuye bazira ko bahisha abantu, ariko kugira ngo abakristo bitabire, kuko leta yarabivuze bamwe ntibabyumva cyane, ahubwo biza kugirwa imbaraga n'ishishikaza n'ihaguruka ry'abakozi b'Imana n'abakorera Imana bigisha bashingiye ku magambo amwe n'aya. Ayo magambo rwose bakoreshaga muri Bibiliya ndumva biba bitari byoroshye. Nyine turimo tuvuga ukuntu amadini atashaka kugaragaza bino bintu, imbaraga z'amatorero n'amadini mu guhagarika ikibi mu gihugu, bo nta mbunda bakoresha, ariko amagambo bavamo akomeza babana, cyangwa akabasenya. None se urakoze, none se ni bangahe bareka ibiyobyabwenge, baragiye muri prison, baragiye he, baragize gutya, ntabikunde, ariko umwigisha w'ijambo no guhuza babana. So urumva rero icyo gihe ingana baberetse ayo magambo, bati n'ubwoko burebure bw'abantu boroshye, bw'abantu ngo bahoze batera ubwoba, urumva badushyize twese ko turi babisa amazina yo kubapfobya n'iki, noneho n'abarafite ubwoba bwo kwinjira mu gikorwa cyo kwica batangira gutinyuka kubera ko bivuzwe n'abantu babahuza n'Imana. Icyo ni igikomere cya kabiri. Ubutaha uzambaza igikomere cya gatatu kuri bamwe. Abo bantu rero kandi bari bazi ko muri 59 n'ikindi gihe ababyeyi babo bahungiye mu kiliziya barakira, ntibagire icyo baba. Uwo munsi bagira ngo bongeye kubona bwabo, ahubwo basanga aho naho ubuyobozi bwihuje n'amadini bwo kumara abatutsi no kubamerera nabi mu gihe gito cyane. Murabyumva. Uwo muntu rero wakomerekejwe atyo, waburiye abe mu rusengero, bigishijwe bigizwemo uruhare na bamwe, shyiramo n'uwarokokeye muri urwo rusengero akabibona mu maso ye, amagambo y'abapasiteri, y'abadiyakoni, y'abashumba, ati nguyeho yihisha, ati dore uyu ntabwo yapfuye, akarokoka. Awakumva iby'akarokoka. Kuri uyu munsi icyo gikomere aragikira ati kubana n'icyo gikomere byo birarenze, kuko nibuka ko hari n'abantu bashobora kuba nyuma ya jenoside abantu batarongeye gusubira, bamwe mu rusengero barabireka, abandi barabyihorera, abandi bagira gute. Bivuze ngo nubwo harimo abishe, nubwo harimo abatunga agatoki, nubwo harimo bagiye kuri bariyeri, ariko harimo n'inyangamugayo zahagaze ku ijambo ryigishaga. Urimo urabyumva. Rero igikomere watewe n'uwo wizeraga bakakurinze, iyo kikuriho uwo mwanya wa none, bisa nka bimwe byo muri leta. Amatorero yagombye kugira uruhare mu guhuza abantu no gutanga amakuru. Hari ikintu kinangora mu mutima kubaza umuntu amakuru wari wihishe kandi afitwe n'uwari umurebera iyicwa ry'abantu. Ntabwo nsobanukiwe. Umuntu yihishe muri purafu, yihishe mu mwobo, uri kumubaza amakuru y'abapfuye, kandi hari uwareberaga bicwa adahigwa, wakayaceceka. Akora kumvise ariko none agatahuye. Ntiyahigwaga, yarabibonaga, ariko ntashaka gutanga amakuru. Kandi yicaye muri rusengero, arimo araririmba, ari muri misa, ari mu iteraniro, ndetse ari no ku ruhimbi, abitsa ayo makuru. Yaho imibiri y'abantu bamwe n'ibindi aranabizi, kandi yagombye guhaguruka ryo nagusobanuriraga ba bantu babonye bya bintu, kongera kwegera abarokotse no gutanga amakuru no kumenyesha ibintu byose, noneho abantu bakumva ko babohotse. Kakubwiza ukuri, iyo ubonye wowe ukamushyingura mu cyubahiro, wumva uruhutse. Birumvikana. Twari tukiri kuri wa wundi wagize ikintu kiri bukorwe n'iki. Ndashimira mu buryo bumwe
amatorero menshi cyangwa abandi bantu bafite uburyo uruhare mu kumvisha ubukana n'imbaraga n'uruhare rw'amadini n'amatorero muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari amadini yahagurutse arabivuga, hakaba n'andi yacecetse bakabyita ngo ya mahano ngo cyagihe ntibashake gukanda ngo bisohoka abantu bakire mbega umuntu. Kuko ubundi niba nako nabonye niba igihugu nk'uburi gihe yarasabye imbabazi Ufaransa bukemera amakosa, urabyumva neza. Hari abadashaka ko byemera, bashaka kubyita ngo tugiye kujya muri ya minsi itoroshye, mbega bagasa nk'ababitsinda. Ariko umuntu ujya gutsinda kuvuga jenoside yakorewe abatutsi akabitsinda burya nuko afite amakuru aba yaratabitse ahandi adashaka kuvuga, nyamara ukuri abantu barakora. Iyo babivuze hari icyo bimwibutsa nawe kimukomanga ku mutima, nyamara bivuze nibwo yabohoka muri we. Sinzi uri kunkurikira neza cyane, kuko urumva baratinya kubivuga, baratinya kubiganira, nabivuze babica hejuru ngo ya minsi yageze, ngo ntibyoroshye, ngo tuzaterana gute, ngo biratubangamiye. Mbega ugasanga hari umuntu uvuga ngo iyo umuntu avuze ngo kwibuka biramubangamiye, nuko hari icyo abatinya ko bamwibutsa ku ruhare yagize muri icyo kintu gihishe. Iyi mpamvu nyinshi tugaruke none byasaba ko rero amadini arimo arabikora pe, ariko nagira uruhare rweruye. Rweruye rwumva ariko ubwo rweruye ubwo turi no kuri ba bakozi b'Imana nibo tuvuga, rega twe tuvuga insengero ntago ari amazu. Ahubwo bagira uruhare rweruye mu kuvura ibikomere abakristo babo batejwe nuko leta yabatereranye, leta yakoze jenoside, nabo ubwabo bakabaterana, ntihagure ngo bahagarare mu rya jambo rya Yesu, bahagarane nabo bavuga ati hoye ibi ntago tubyemera. Inama iterane y'abantuze bose n'abandi bose, amadini turayaza uko bangana nyine, naziraza bishinzwe inama y'abaki bose bakica ati hoye ibintu ntago tubyemera, tubishyigikiye. Baracecetse kubera iki? Abapadiri barapfiriyemo, abapasiteri bapfiriyemo, abana babo, abaririmbyi. Urumva bantu njya nibuka rimwe mu itorero ndimo, ntabwo ndi buvuge, batangiye gushyira inzibutso ku nsengero. Wumva abantu batabyimva batanabishaka, ngo ni ukubera iki? Wakiriye amaturo ye, yakoze aho ngaho, yakoze umurimo, yishwe namwe aho ngaho, yicwa n'abantu aho ngaho, kuki mushaka azima agaceceka ntamenyekane? Kuki bigiye kwitwa ikibazo kwibuka abakristo bazize jenoside yakorewe abatutsi muri urwo rusengero kandi bari bahari? Icya kabiri ni gutubaza amakuru wari wihishe arimo ahigwa yirukanka abuzwabuzwa, niwe uyafite kuruta uwareberaga adahigwa. Banyumve neza. So gukiza icyo gikomere nuko abantu batanga amakuru y'uburyo bwose, kandi tuzi ko leta y'ubumwe yabigaragaje, abihannye bakirega bakemera icyaha barababariwe, bari muri sosiyete. Abandi bagabanyiriza, abarangije ibihano nabo bari muri sosiyete, barimo barakora. Ntawe kimureba ngo nuyu, ntamura muri aya mateka, nawe hari mu bandi arimo arakorera igihugu cyarimo arazamuka. Urumva nazo n'izindi mbaraga. Rero uvuga ngo bagombye ikosa ryakoshejwe n'abo bayobozi bari bashinzwe kureberera abakristo babo, nabo bakavura cya gikomere, umuntu akongera akanezerwa, akongera kumva arishimye. Gusa barimo barabikora, ariko imbaraga bagombye kuba barashyizemo sizo bashyizemo. Nicyo nshaka kuvuga buriya. Mushumba, tugana ku musozo rero, ndagira ngo twongere twibutse wa wundi watewe cya gikomere. Ese cya cyizere kiracyari cya kindi afite abakozi b'Imana? Ba bakozi b'Imana barebwaga muri iyo sura, bahuza gute n'izo ntambwe? Niba hari ikintu nabonye mu buzima, reka mvuge ngo abanyarwanda ni abanyembaraga. Umunyarwanda abasha kugenda hejuru y'amahwa kandi akihangana agakomeza urugendo ntahagarare. Icyo gikomere nubwo kivuye kiremereye, ariko twibuke ko bitakozwe na bose, hari n'abandi bagize neza. Ni bamwe muri bo. Bamwe muri bo. Cya kabiri, kwibuka wiyubaka
nizo mbaraga zo gukira cya gikomere. Nakusabiremo iri jambo, icyo bagukorera cyose ntabwo cyagarura uwawe mwaganiraga, mwavuganaga, wa mubyeyi, wa mwana, ntabwo byashoboka ibyo bintu, wa muvandimwe, wa muntu, uburyo mwubakaga ya sosiyete ntabwo byagushobokera. Ariko nibura iyo hari uburyo umuntu akuganirije abwira ya makuru, utangira gutekereza no kwiyubaka, none no kuvuga utari kuko biri kose, reka ndwane ishyaka njye wasigaye nusikivi kandi ngere ku rwego rwabo, kandi noneho njye mfite kwihangana no kubabarira nubwo ntawazinsabye, no kugera ku ntego, cyane ko hariho leta irimo idushyigikira mu bikorwa byo kwiyubaka no gukomeza amaboko. Cya kabiri, nta mpamvu yo kureka Imana. Nubwo abantu bitwaje ijambo ntibakunda no kurivuga, rino jambo bararihunga cyane, ariko njyewe numva iyo tuvuga, umuntu avuga ibintu ko agomba kubivuga mu rwego agomba kubivugamo. Ibintu byose ntibyumvwa n'abantu kimwe, ntibikundwa n'abantu kimwe, ariko wabyanga wabyemera, kwibuka abacu ba jenoside ngombwa ko wabishaka kose. Icya kabiri ni uko amadini agomba kugira uruhare mu kurushaho, kuko leta yaratwomoye pe, igikomere byo ntabwo bikiva, ariko n'amadini yabuye kugira uruhare mu kutwubakira ubuzima no kutwibagiza bagenzi babo bakoze ibitagera by'uko byagakozwe. Murabyumva? Cyanyuma gisoze ibindi, umuntu warokotse jenoside y'Abatutsi, guheranwa n'amateka ntabwo ari byo. Amateka ni mwarimu w'ahazaza, kandi kurira ndetse no gucika intege no kwiheba byongerera imbaraga uwakoze cya gikorwa ashaka kuvanaho. Cyiza ni ukwibuka, wiyubaka, urwana ishyaka, utera imbere, uratuma neza cyane, turagendana, kandi ukamenya ngo Imana yo yari muri bino bintu. Kuko abantu bagiye kwicira ngo ni Imana yabikoze, Imana yatanga abantu kandi ari yazanye Yesu dupfire. Urumva rero ukuntu abantu bishwihuza bakora iryo kosa. Rero igisigaye ni byiza ko tugira wa mutima wati okay, reka nanjye nkomeze ndebe ngomba kwerekeza. Ntabwo cyoroha cyo, kuko umuntu aguhagarara imbere yakwigisha ukabona ntataniye n'uri kwigisha. Urimo urabyumva? Icya mbere ni ukwihagarara uko tubana n'abacu, ko wa wundi urangije igihano akaza akagaruka, kwa kundi wireze nawe akabarira igihano akaza, abakoze tije bakanaza bose, tukabana nabo, tukaba mu kagari kamwe, mu mudugudu umwe, mu isi bimwe, kandi bose tukabana. Basigaye banashyingirana kubera leta nziza, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Nicyo nkubwira ko nkubwire ngo kugukira ibikomere byo umubare ijambo ugiye gukoresha, tuzakira ibikomere ry'imibereho, ariko ntiwakira igikomere cy'uwawe, uwawe ahora mu mutima wawe. Urimo uranyuma? Uwawe ahora mu mutima wawe, kandi nta gihari, byarabaye, ni amateka tugomba kwakira, ariko ntiyavuye mu mitima. Bari mu rwibutso, barashyinguye mu cyubahiro, ariko mu mitima yacu, imitima y'abarokotse, imitima y'intwaza zikiriho, imitima y'urubyiruko, mu mitima y'ababuze ababo, bari muri b'imbere ahangaha. Ni byiza ko guhora wibuka bigutera imbaraga zo kwibaza ngo ubwo nasigaye, reka nusikive cyari gisigaye. Umugisha Mushumba, reka ngushimire, reka dusoze n'isengesho ritujyane ku rundi rwego. Mba nabuze n'uwo nari ijambo nakoresha, ariko ritwomore kurushaho. Urakoze. Ntabwo byoroshye urabona icyo umuntu avuga, ibintu kubivuga mu rwego rumwe cyangwa urundi. By'ukuri ntituyobe ko hari abo bikomeretse kurutaho, ntituyobe ko hari n'abo byomora kurutaho, ntituyobe ko nabyumva nk'aho twabuze ibyo tumwe tuvuga, ariko kuri kuravugwa, kandi twongere dushime leta y'ubumwe, twongere dushimire amadini n'amatorero agira uruhare mu kubaka no kwibuka no kugira uruhare bavuga ngo ntibizongere kugira gute kubaho. Ikindi
kizaruhura imitima y'abantu kandi koko burya yavuze ngo never again ntibizongera kugira kubaho. iri jambo y'umuntu arivuze uravuga uti nibura nubwo napfa nanjye nkagenda mu myaka n'imyaniko umunyarwanda azaba mu gihugu yumva ari umunyarwanda utura aho ushaka ubaho ushaka ugenda uko ushaka kandi unasenga uko ashaka nuko abigize bipfa kuba biri mu mategeko. Ibyo rero by'ukuri no gukora cyane no kuba abagabo no guteza igihugu imbere no kugira ngo turusheho kubakana no gushyigikirana kuko buriya abaturyanishije abatuteranije uyu munsi wa none ngira ngo nabo nta Bibiliya reka soreze ku ijambo rikomeye riba mu Migani 13 umurongo wa 2 12 umurongo wa 3 sore haravuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora inabi kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Ngo umuntu wese ukora inabi ntajya akomezwa nabyo. Twaguha abami benshi byananiye n'abatware ku isi yose kandi umuzi w'umukiranutsi ntushobora kurandurwa. Gukiranuka asaba mwitabere bo mu rusengero umuntu wese uzira akarengane wese burya bakiranutse imbere y'Imana sibyo kandi kumubwiza ukuri nk'uko uzi murasobanura buri munsi nkubwira nti ibi bintu byo kuzimya inyenyeri y'abantu no guhanagura imiryango ikavaho umuntu uzi kuriho warokotse jenoside yakorewe abatutsi gira ishyaka uyubake ubaka ubuzima wana n'iterambere kugira ngo aho bari nubwo utahagarara hose ngo uhashobore ariko aho uhagaze uyu munsi wa none ubaka ibintu bikomeye. Rero kubana n'icyo gikomere ni uko utagombera kureba abakozi b'Imana n'amatorero yose muri icyo kintu cyabaye kuko abagikozeho baragihaniwe n'abataragaragara umura bazagaragara amaraso y'umuntu tariho urubanza wayahishahe uko biri kose birakunda kandi bikazamenyekana. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha ku kiganiro tugiranye. Nugaruka waranza kuganiriza ikindi kivuga ngo igikomere cya gatatu kivuga ngo turaza kubira cyaba kivahe nacyo nakikubwira ariko byose nabyita ngo byose bihatswe n'igikomere cya jenoside bakorewe ariko hari ibindi byishamitseho bituma bibyimbira mu bantu. Urakoze cyane, turagushimiye Mana yacu, uri umukiza kandi umenyeza umutabazi. Abakwingiye ntibajya bakorwa n'isoni, ndasabye kurushaho kubana natwe muri byose kandi twambika imbaraga, ukomeze kudushyigikira Mwami, urinde abantu bose undi igihugu cyacu mu gihugu Mwami, ukora igitangaza kandi Data wa twese uhoraho, reka tugusabe ngo ikiza cyose twifuza tucyakire bwa Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Amen. Urakoze cyane mushumba ku bumenyi ufite udusangije. Reka mbwira abantu bose bakomere, twibuke, twiyubaka. Turabakunda cyane, mukomere cyane.